igeze kuvuga yuko ikibazo cy'umutekano ishyaka PSD bitanga igitekerezo ko gushyiraho umwaka utegetswe wo gukora igisirikare ku rubyiruko rw'abasore n'inkumi rurangije amashuri yisumbuye. Direkteri y'ishyaka ryacu komite nyobozi, banyakubahwa bagize biro politike, banyakubahwa bakongresiste b'ishyaka ryacu PSD, nishimiye guhagarara imbere yanyu ngira ngo mbagezeho mu magambo avunaguye kubera amatora twitegura yo ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 ari amatora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abagize inteko ishinga amategeko. Iyo amatora agiye kubaho, ishyaka rya politike riritegura, ritegura manifeste yayo ariyo migabo n'imigambi bumva yuko bahagarariye mu nzego ari byo bazagenderaho. Ariko muri ibyo byose muri aya matora ni ukuvuga ngo abarwanashyaka b'ishyaka PSD ni ukugenda bavuga bati tora ishyaka PSD, tukagendana n'igitekerezo dusanganywe kuko ishyaka PSD ni intumwa itumika, kandi muri uko gutumika tugashingira ku ntego nkuru z'ishyaka ryacu tugenderaho aribwo ubutabera, ubwisungane n'amajyambere. Ibyo rero tubishingira yuko ishyaka ryacu rimaze imyaka 33 ribayeho. Muri iyo myaka 33 ryagize uruhare rufatika rifatanije n'imitwe ya politike mu gutuma imiyoborere mibi ihagarikwa mu miyoborere y'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi kandi ni uko ishyaka ryacu ryitabiriye amatora yose kandi ryakomeje kwitwara neza igira umwanya wa kabiri. Imigambi na gahunda y'ishyaka PSD ryashyize imbere, ibirebye ibinabisuzumye byashyizwe mu bikorwa ku rwego rushimishije. Ariko rero ikindi ni uko ishyaka ryacu muri ibyo byose ryemera ko ubufatanye n'ubwuzuzanye mu miyoborere y'igihugu kandi idaheza ariyo nzira iboneye y'iterambere rirambye. Ikindi kandi ishyaka ryishimira ko iyo nzira y'ubufatanye n'ubwuzuzanye ariyo yashyizwe mu bikorwa muri iyi myaka 30. Ni ukuvuga rero mu matora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite yo muri 24 ishyaka PSD ryiteguye gukomeza gutanga umusanzu waryo mu kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu. Ibyo bikajyana no kuzamura imibereho myiza ya buri muturage, kandi tukabikora mu bwisungane no mu bufatanye butagira uwo bisiga inyuma. Ibyo bitekerezo bigari rero byatumye dutegura iyo manifeste. Ni ibitekerezo mbagezaho kuko igihe cyo kuyitangaza ariko no kugira ngo tuyisangire nk'abagize ishyaka ryacu PSD bateraniye muri iko. Duhera gukora kureba ibyagezweho tukabishingira ku nkingi eshatu arizo imiyoborere ya politike n'ubutabera, tukabishingira ku bukungu no ku mibereho myiza y'abaturage. Sinavuga bishi murabizi, wagize politike ishingiye ku kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi, kwazo uburyo bwo kurwanya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 n'ingengabitekerezo yayo. Hanyuma kandi ikindi ugushimangira umutekano w'igihugu no guharanira ko umunyarwanda ahorana umutekano ariho hose. Mu by'ubukungu ibikorwa byarakozwe turabibona kandi bigaragaza no mu mibereho myiza y'abaturage. Ariko se itariki ya 15 z'ukwa Nyakanga 2024 iregereje, tuzajyana iki mu matora? Twabishingiye n'ibitekerezo bigari kuri za nkingi eshatu nababwiye: politike, imiyoborere n'ubutabera. Bishingira kuri politike, ku bukungu no ku mibereho myiza y'abaturage. Mu rwego rwa politike ntitwagenda tudashimangiye buri gihe
gushimangira no kubahiriza amahame remezo akubiye mu ngingo ya 10 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ibyo tubigenderaho ni ihame. Muri ibyo rero kandi tukimakaza umuco w'ibiganiro mu nzego zose z'igihugu no guharanira ko ihuriro ry'ingurana-bitekerezo ry'imitwe ya politiki rikorera ku rwego rw'akarere. Muri iki gitekerezo rero, igitekerezo ishyaka gitanga, muzi yuko demokarasi igendera ku buryo bwo guhagararirwa. Perezida muri iyi manda y'imyaka 5 yazifuza yuko umubare w'abadepite uva kuri 80 ukagera ku 120, abasenateri bakava kuri 26 bakagera kuri 40. Mbere n'umutumika. Icyo gitekerezo gishingiye ko umubare w'abahagarariye abanyarwanda wagiye higiye abanyarwanda bari miliyoni 7, miliyoni 8, ubutugeze kuri miliyoni 13, kandi guhagararirwa uburyo bugaragara utekereza yuko koko ari ukwimakaza demokarasi. Mu rwego rw'imiyoborere turabivuga decentralisation irahari, ariko ni ukuyikomeza kugira ngo mu rwego rw'uturere koko babe bakorane neza. Muri ibyo nuko tuvuga tuti urwego rw'akarere rwasigarana inshingano zo gukora igenamigambi no gushyira mu bikorwa imishinga minini, ibindi bikorwa byose bigakorerwa ku murenge no ku kagari. Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. Kandi tuzi yuko mu rwego rw'akarere haba inama njyanama. Bifuza ko buri murenge ukwiye kugira byibura uhagarariye mu nama njyanama, agashobora kuba yasobanura ibibazo ahura no mu murenge, bakabihuriza hamwe bakabikora. Tugeze mu rwego rw'ubutabera, ibyo dushyira imbere ni ugushyiraho ingamba zihamye n'uburyo inzego z'ubutabera n'abazikoramo babazwa uko bashyira mu bikorwa inshingano zabo. Turabizi neza yuko urwego rw'ubutabera rwigenga, ariko kwigenga bagomba kugira byibura uko basobanura accountability na redevability y'ibyo bakora, kuko no kugira ngo urwego rw'ubutabera koko rukore neza kandi rukore rushingiye ku nyungu z'abanyarwanda, ibibazo bimwe bigabanuke. Hanyuma ikindi ni uko igihugu cyacu cyanyuze mu bihe bikomeye bya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko igikomeye ni uguhana cyane cyane ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ariyo ibihembera, tukagerageza uburyo bwo kuyirwanya kandi tukayirandura. Igeze kuvuga yuko ikibazo cy'umutekano, ishyaka PSD bitanga igitekerezo ko gushyiraho umwaka utegetswe wo gukora igisirikare ku rubyiruko rw'abasore n'inkumi rurangije amashuri yisumbuye. Mu rwego rw'ubukungu duhora tuvuga tuti iyo tuvuze ubuhinzi n'ubworozi, ishyaka PSD ryifuza yuko gutandukanya ubuhinzi n'ubworozi mu igenamigambi no mu miyoborere yayo no kongera ishoramari mu bworozi. Hanyuma kandi ikindi no gukomeza gushyira imbaraga mu bushakashatsi buhanga udushya mu buhinzi n'ubworozi, hagamijwe kwihaza mu biribwa no gusagurira amasoko. Ikindi gitekerezo gushyiraho ni ugushyiraho ikigo cy'imari cyihariye kigenewe ubuhinzi n'ubworozi no kugishyiramo amafaranga y'inguzanyo, inguzanyo itarenze 10% z'inyungu. Mu bikorwa remezo hari byinshi byakozwe, ariko guteza imbere ibikorwa remezo binyuranye mu byerekeye gutwara abantu ni kubakwa inzira zo mu kirere abantu bambukiraho. Mu rwego rw'inganda n'ubucuruzi, PSD irifuza ko kugabanya umusoro ku nyungu TVA ukava kuri 18% ukajya kuri 18%, kandi birashoboka.
PSD! mu rwego rw'imibereho myiza, igitekerezo kimwe muri ibyo ngibyo hari uguha uburenganzira bwo kubona amafaranga yo kwiteganyiriza bw'izabukuru umuntu wese ugejeje ku myaka 55 yaratanze imisanzu y'ubwiteganyirize mu gihe giteganywa n'amategeko. Imibereho myiza! ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. Hari ikindi kibazo cyagiye kigaragara, ni uguhuza abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bagashyirwaho uburyo bwo gutanga umusanzu wabo mu isosiyete bigendanye n'imbaraga n'ubumenyi bwabo. Mu rwego rw'ubuzima hari ukugabanya inzira umurwayi anyuramo yivuza no kugera kuri serivisi zindi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi hashyirwaho one step center muri bitaro cyangwa muri centre de santé. Mu rwego rw'uburezi hari uguhuza gahunda y'imyigishirize mu byiciro byose by'uburezi n'ibipimo ngenderwaho mpuzamahanga mu burezi. Igihugu cyacu gikora reforme imihindagurikire mu burezi, ariko icyo PSD yifuza ni uko haba uburyo bwa regulation y'ubwo burezi kugira ngo tubugeze ku rwego mpuzamahanga. Uwize mu Rwanda akahura n'abandi akaba ari competitif kuri urwo rwego, kubera ko hari za accreditation zibaho zituma ubwo bumenyi bwemerwa hose. Ubuzima buzira umuze! Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. Ibyo ni byo bitekerezo bisemo kubabwira kuko bikubiye mu ngingo 82. Ibitekerezo 82 bishingiye nk'uko nabivuze kuri demokarasi, ku miyoborere na politiki y'ubutabera, ku bukungu no ku mibereho myiza. Ubwo turi muri kongere byose ntitwabivuga, niyo mpamvu nashaka bagezaho ibyo bitekerezo bike mwumve aho tugana n'ibyo dushobora kujyana ejo bundi mu matora, twibuka yuko gutora PSD ari intumwa itumika. Murakoze cyane. Intumwa itumika! Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. Imiyoborere myiza! Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. PSD oye! Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. PSD oye! Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, intumwa itumika. Kugira ngo mufashe twishimire